igihe cyabaye ngombwa rero ko nkurwa mu mubiri, nakuwe mu mubiri ari saa moya n'igice z'umugoroba. Mu gukurwa mu mubiri rero urumva nari nihanye, nari natuye ibintu byose, ariko bari bansukuye bya bituta nari mfite, ariko basigamo kimwe. Ubwo rero ndangije mu gukurwa mu mubiri kwanjye, nagiye kubona mpita mbona ngeze ahantu nageze bwa mbere. Nkihagera mbona amasanze marayika w'Imana, mbona amasanze na satani. Nkibahasanga rero marayika w'Imana yahise abaza satani ngo uyu wese kandi uramurega iki katigeza gukorera. Satani aramubwira ngo uyu koko ntabwo yigeze ankorera, ngo ariko yaboshye inwere. Atungura urutoki cya kindi cyasigaye mu mutwe. Marayika w'Imana aramubwira ngo inwere koko yaraziboshye, ariko yarababariwe. Satani yahise akora mu mutwe wanjye, ahita akuramo cya gituta cyasigayemo, ahita agikuramo agitwara mu ntoki ze. Ubu ngubu nahise njya mu mubiri cyane, nkora ibintu bikomeye cyane. Ndamubwira ntumva rero Yesu twumvikane, niba utanshaka mu ijuru ryawe ntunyohereze n'ikuzimu, urabizi sinigeze mpakorera. Ntariko ndakugira inama y'icyo ngera. Numvaga ntashaka kuza mu isi, numva nshatse kumugira inama y'ukuntu yangenza. Ndatekereza ndavuga nti rero noneho umpindure nk'urunyo. Numara kumpindura urunyo narwo urushiririza, nazamura umugongo, imisimari iva mu mugongo, noneho nkajya mbona haracunjumukamo amazi mu mugongo wanjye. Nitwa Nyirasafari Marie Claudette, ndi umubyeyi, mfite umutware n'abana 6. Akazina kuza kwitirira ku mwana wabyaye ninde? Bahanyita Mamakazungu. Mamakazungu, turakwakiriye rero kubyahishwe muri akanya. Hari ubuhamya bwawe nzi ku bwanjye, ariko abadukurikiye ntabwo babuzi. Tugira ngo dusangize uyu munsi kugira ngo nabo babasha kugira ngo babone byibuze hari icyo bakuramo cyangwa se icyigisho. Tugira ngo tuguhe ikaze, ariko mbere na mbere ni uko utangira n'isengesho. Uri twemerera? Yego. Tubaye ikaze. Reka tubanze dusenge. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kuko uri Imana yacu bwite, wabanye natwe uraturinda, waturinze mu bihe bitandukanye, waturinze uhereye kera kose tukiri insoro mu nda z'ababyeyi bacu kugeza uyu munsi, kuko mwami wagiye utwubakira ubuhamya butandukanye muri urwo rugendo rungana gutyo. Niyo mpamvu rero wemeye ko uyu mwanya tuza gusangiza ubuzima bwacu abantu bose baduteze amatwi kandi batureba kwiyicano. Mwami Yesu rero ndakwinginze cyane kugira ngo udufashe kandi ufashe imitima yose izumva ubuhamya, Mwami Imana Data, kugira ngo abantu twese uduhe gukangukira ijuru, uduhe Mwami kwitegura ubwami bwawe kuko wenda kugaruka. Dufashe rero kandi utugirire neza, utwiteguza uwo munsi wawe, tubisenze gutyo mu izina rya Yesu, amen. Yes, Mamakazungu rero tubaye ikaze ku byahishwe TV. Niba utarakora subscribe ni umwanya mwiza kugira ngo uyikore ujye ubasha gukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi. Mamakazungu turakwakiriye, harimo ubuhamya bwawe, wenda ngiye ndabuzi. Hari uburyo wazutse ukisanga kwa muganga, hari ibijyanye n'urubyaro rwawe rwa 5 mu bana 5 ufite. Yego. Ubwo rero tugira ngo dusangize kuri ubwo buhamya bwawe. Nawe umenya aho uri buhere. Murakoze cyane. Ndabasangiza ubuzima bwanjye ku rubyaro rwanjye rwa 5. Mukuri mfite abana 6, nabyaye abana 6 niko nababwiye, ariko umwe yaratashye nsigarana 5. Mu bana 6 rero nababyaye mu mbyaro 5, ubwo imbyaro ya 5 nayibyayemo abana 2. Ubwo rero ndashaka kubabwira ko iyo mbyaro ya 5 nabyayemo abana 2. Igihe cyo kubyara natwise iyo nda mu buryo nari narabwiwe n'Imana. Imana yacu dusenga burya iravuga, ikavugana n'abantu bayiba hafi. Ubwo rero yavuganye nanjye mu gihe nari mfite umwana wa 4, ari uruhinja rw'amezi 3. Nibwo Imana yambwiye ngo ugiye kubyara abana 2 bihuse. Mbona nzaba mfite impinja 3 kuko nari nkifite uruhinja. Mbwira Imana nti rero Mana unyemerere nzabyara abo bana 2, uyu nguyu mfite abashije kubasha guterura umwe mu bo zabo mpaye. Imana rero burya yumva gusenga,
nta kintu nigeze nkoresha, ariko Imana yarabikoze. Nabyaye abo bana babiri, wa wundi agize imyaka 5. Ariko mu kujya kubabyara Imana yarambwiye inda yanjye igize nk'amezi 7 gutyo, ntago mba nkibyibuka neza, kuko iyo nda nayibyaye mu bihumbi 2011. Hashizemo igihe kinini, ni ibintu ntibuka neza ukuntu gutyo. Ubwo ngubwo rero ndangije mu gihe yari ifite nk'amezi 7 gutyo 8, nibwo nasenze Imana irambwira ngo mu kubyara kwiyinda uzahura na Sisera. Imana irambwira ngo nkwise Dibora kuko ugiye guhangana na Sisera. Ubwo rero byambereye urugendo rukomeye gutwita iyo inda y'abana babiri, buri iravuna. Ababyeyi bo murabizi cyane, wenda muranabyumva, mubasha kundeba. Inda y'abana babiri iravuna cyane. Ubwo nari mfite iyo nda rero igeze mu gihe cyo kuvuka, nari ndemerewe cyane, ariko nkajya niganyira kujya kwiyogoshesha buri munsi, mvuga ngo ejo nzajya kwiyogoshesha, birananira, birangiza ngiye kubyara ntiyogoshesheje, mfite umusatsi mwinshi. Ubwo rero ubwo najyaga kuva mu rugo, reka wenda mbitangirire rimwe mbivire nyuma rimwe. Ubwo najyaga kuva mu rugo, nabwiye abantu twari kumwe, ndababwira ntese buriya ko gusuka ibituta wenda byaba ari ubwibone, ngiye ko mfite umusatsi mwinshi, ubu nazabyara mfite umusatsi umeze utya ndi kwa muganga, sinazaba nsa nabi? Mwamfasha tukabasha gusukamo ibituta, wenda Imana yabona ko atari ubwibone. Mukuri bene data, ngiye kuva nakizwa nari ntarasuka ibituta, nta nubwo najyaga numva ko nabikora. Ariko icyo gihe mbese numvaga ko atari icyaha, numvaga ko ari ubwibone. Nuko ubwo rero nanjye niyumvisha ko, umutima wanjye unyumvisha ko mbiboshye, noneho Imana iri bubone ko nta bwibone nagize, kubera ko ndi bube ngiye kubyara, ahubwo irabona ko ari ukwifasha. Nuko byagenze rero, ibituta ndabisuka, baramfasha barabinsukira. Ni ibituta by'umusatsi wanjye bwite utariho menshi, nta kindi kintu. Ndangije rero nagiye kwa muganga, ibyo bituta bifite. Reka ku kantu mbe nkarangije, kuko hari aho muri buze kubyumva, ubwo murumva ukuntu byagenze. Ubwo rero naragiye kwa muganga, biba ngombwa ko mbagwa. Ubwo bankoreye cesarienne, banteruramo abana. Dogiteri wambagaga rero yamaze kunteruramo abana, abaganga bamufasha bakigeza abana ku munzani, barasakuza kubera bari babonye ibiro abana bagize. Dogiteri nubwo yari ari mu murimo we, ariko ntiyabyitayeho, yahise ajya kureba. Ubwo yajyaga kureba rero ibiro abana bagize, yaragarutse, ntiyigeze yongera kwibuka aho yarageze, kuko yahise aza ahita adoderamo mu nda yanjye ibikoresho yakoreshaga, yahise abitodera mu nda. Ndabyibuka rero, ubwo bahise banjyana mu gitanda n'abana. Nagezemo nta minota myinshi namazemo, niba ari myinshi nk'iminota 5, inda yahise ibyimba, mpita ngwa muri koma. Namaze kugwa muri koma, ubwo ako kanya bese bansubiza ku iseta, babansubiyemo nanone. Ubwo mbabwire ngo mbagwa bwa mbere bari banteye ikinya kimwe cyica hasi, ahandi ubasha kumva waganira n'umuntu. Ariko bwa kabiri base bantera ikinya kinyica umubiri wose, kimwe cya generali. Ubwo ngubwo navuye muri icyo kinya, nari nabazwe banteruramo abana ari 9:30. Navuye muri icyo kinya banteye bwa kabiri ari 11 za mu gitondo. Nsanga banteye amaraso, nsanga ndi muri bomboni, nsanga banteye amaserumu, mbese nari mfite ubuzima bungoye. Ariko kuko ndabyuka bankuragaho bomboni, umwuka ugahita usubira mu nda. Buriya umwuka duhumeka uva mu nda. Nibwo nabyumvise ko umwuka uva mu nda, ubundi numvaga wenda ari uyu wose uva hanze, ariko mpita numva buryo uva mu nda, kuko bayinkuragaho ugahita usubira mu nda. Bahise bankura ku ibyo bitaro rero narindiho, banjyana ku bitaro bikuru. Aho banjyanye ego. Ariko se nubwo ukomeza kugenda ubwo buhamya, ariko ibyo byuma kubidodera mu nda yawe, uwo muganga wajya byatewe n'iki? Nubwo turi bugiye tukaza kubyumva, ariko se byatewe n'iki?
ni uburangare. Yagize uburangare, urumva abamufashaga bamubwiye ibiro abana bagize. Nari mbyaye abana babiri, umwe apima ibiro 3,200, undi apima 3,300. Bamubwiye ibiro bagize, ahita yihuta ajya kureba. Ubwo rero yagarutse atibuka aho yarageze. Ariko mukuri muganga ntago namurenganya, ahubwo ni umugambi wa shitani. Ni shitani wari wateguye igikorwa kimeze gutyo, kuko Imana yari yabimbwiye mbere, imbwira ko kwiyonda nzahura n'ikibazo gikomeye, ari naho nzarwanira na Sisera. Yego. Ubwo rero narakomeje, bahita banjyana ku bitaro bikuru. Ngeze ku bitaro bikuru banjyanyeho ni CHK. Ngezeyo bahise bongera bansubiza ku iseta noneho babikuramo bishiramo. Ubwo maze kugera aho ngaho, nahageze nanone hari mu gitondo, icyo gihe izo saa 11 niho nari ngeze CHK. Namaze mu Kinya iminsi 2. Nkivuyemo rero nabonye ndimo koroherwa, genda noroherwa bisanzwe, numva nta kibazo. Umunsi wa mbere urashira, wa kabiri washira, umunsi wa gatatu dogiteri wansuzumye mu gitondo ahita ambwira ati uyu munsi turagusezerera, urimo urakira. Ahita ambwira ibyo byuma kugira ngo bimvemo. Urumva ku ivuriro nabagiweho, bambaze babinsigamo uwo mwanya banteruramo abana, bongera kunsubiramo babishakamo. Urumva nta gihe kinini cyashize. Mara mu Kinya, ubwo ni amasaha, kuko bari bansubije ku iseta, wenda ubwo ni nko mu masaha 2 bansubije ku iseta za nijoro. Ngaruka mva mu Kinya saa 11 za mu gitondo, babona biranze, bahita banyohereza ku bitaro bikuru. Ku bitaro bikuru naho naragiye bahita babikuramo, mara mu Kinya iminsi 2. Ubwo rero nago navuga ngo byamazemo ngo igihe kingana iki, kuko kuva ku ibyo bitaro nabagiyeho bwa mbere no kugera ku bitaro bikuru, urumva wenda harimo amasaha wenda wabara. Ubwo rero byahise bimvamo bishiramo, noneho iminsi 2 ishire mva mu Kinya. Nahise noneho kubera nari nitaweho n'abaganga, ndimo noroherwa nta kibazo. Ku munsi wa gatatu niho dogiteri yambwiye ko bagiye kunsezera ndi gukira. Uwo munsi rero nibwo nagiye kubona, mpita mbona wa Sisera Imana yambwiraga tuzarwana, nibwo nagiye kubona mbona araje. Sisera turaza kumugiranya niki? Sisera bundi muri Bibiliya dusanga ari umuntu avugwa mu bacamanza ibice 6. Niho Sisera yari umugaba w'ingabo za Yabini. Yego. Noneho rero yarwanaga n'ubwoko bw'Imana bw'Abisiraheli. Debora aratabara, rero ari umugore, atabara muri urwo rugamba ararutsinda. Niyo mpamvu rero Imana yampaye icyo kigereranyo cyo kuba ndi Debora ngiye guhangana na Sisera. Yego. Ubwo rero uwo Sisera ngiye kubona mbona arahageze. Nkimara kumubona rero, kuko nari muzi, yahageze mu yeshusho. Sisera yari umuntu nyamuntu, ntabwo yari dayimoni, we yari umuntu. Sisera yari umuntu. Ubwo rero yaraje nyine, n'ubundi bintu yakoze yaraje arandoga mu buryo busanzwe. Kandi nk'Abanyarwanda turabizi ibintu by'amarozi, turabizi, yewe n'abanyamahanga harimo abantu babazi amarozi kabaho. Akora gukiri kwa muganga handi aragiye ukuzwa mu ibyo. Yego. Yandoze nkiri kwa muganga, ku munsi nari nabwiweho ko ndi butahe. Yego. Yahise andoga ibintu bikomeye, andoga abadayimoni. Noneho abadayimoni bandoze barazaga uko nari ngatewe amaserumu. Nabaga ntewe amaserumu yinjira mu mubiri, kuko ariyo yabashaga gufasha uruguma n'iki. Ngiye nari mfite uruguma runini cyane. Wenda reka mbabwire, mbyara umwana wanjye wa mbere w'imfura narabazwe. Umwana w'imfura namubyaye 9. Yego. Ubwo rero 9 babagaga impagazi.
bakabaga impagazi bakageza munsi y'umukondo. Ubu bwo babaga akantu gatoya batambitse hepfo. Ubwo rero urwo ruguma nirwo nari mfite. Bajya kongera kubaga rero bakurikije kwa kundi nari mbazi, bakomeza bazamuka inda yose basa naho bayirangije. Izo nshuro zose bakomeje basa naho inda bayirangije. Ubwo rero noneho naterwaga amaserumu abasha gufasha na rwa ruguma. Noneho ni ukuvuga ngo hamwe n'aba badayimoni banteje baraje bakajya bafata imitsi y'amaboko, bantera serumu abadayimoni bakazifata. Ibyo bintu by'amadayimoni byohererejwe aho wari uri ku gitanda cyangwa umuntu nyigukuroga yarahigereye? Nyirukundoga yarahigereye. Uramuzi? Ndamuzi. Yego. Yaraje arahigerera turabonana neza. Niwe wahise abinkora. Yaje mu buhe buryo? Yaje mu buryo bwo gusura? Yego. Yaje mu buryo bwo kunsura, araza ahita akora ibyo bintu. N'uburozi wenda hari bamwe batazi amarozi, hari abayemera n'abatayemera. Ese ayo marozi warayariye mu byo kurya cyangwa mu byo yaguterereje? Ubundi mu by'ukuri amarozi hari sinzi ukuntu nayavuga, aba mu bwoko bwinshi. Hari amarozi umuntu arya yariye bakayamurutsa mu bundi buryo. Noneho hari n'amarozi bateza umuntu akamujyamo, kumwe bateza umuntu n'ibisazi agasara. Burya kenshi ntago baba bamuhaye ibintu byo kurya. Yego. Ubwo nibwo burozi bampaye. Ubwo maze kubumpa rero bakajya bantera serumu abadayimoni bakazifata. Serumu ntizinjire, bagahindura bakavana menaha urazi ko bahatera amaserumu bakavana bakimurira mu mitsi y'aha ngaha. Bakwimurira aha serumu zikaza abadayimoni bakaza bagafatiramo hano hejuru. Icyo gihe kumenya ko amadayimoni yakugezeho babimenye nyuma y'uko ibyo byose iyo operasiyo yose ibaye cyangwa wari wamenye mbere yaho? Njye kumenya ko ari abadayimoni bandoze icyo gihe operasiyo imara kuba ntabwo nabonaga ko ari abadayimoni, nabonaga ko ari ibintu bibaye. Ahubwo abadayimoni nababonye ku munsi nari nabwiwe ko ngomba gusezererwa, nkahita mbona haje umuntu kandi n'ibintu akoze bikagaragara. Njyewe abinkora narabibonye. Ubusanzwe usengera muri itorero? Ubusanzwe ngende umwadepere. N'icyo gihe nibyo wari urimo? Yego. Hanyuma abaganga wabonaga babyifatamo bate mu gihe bateraga serumu bakabona itari gushoboka? Barageragezaga uburyo bushoboye cyane. Muri icyo gihe banteraga serumu ntizifate, nagiraga umuriro mwinshi cyane. Bakantera inshinge bikanga, bakama ibinini bikanga, bakajya bafata ikiringiti iki cyo kwiyorosa bakakinika mu mazi, bakajya baza bakakinshyiraho mu mutwe hose, mu ijosi hose, bakakinyambika gitose, ariko mu kanya gato kikaba kirumye. Urumva ko nabo byabaga byabayobeye. Ariko igihe cyaje kugera, reka nihute, igihe cyaje kugera wenda navuga ngo nari maze nk'iminsi 10 kuko njya mbara nkasanga ni iminsi 10 yari ishize, nibwo igihe cyaje kugera nkurwa mu mubiri. Tugiye gukomereza aho ngaho. Igihe ubuzima bw'abana bwari bumeze gute? Abana banjye bari baraho, ubwo nyine ntabwo abana banjye bigeze bonka. Ntabwo bigeze bajya ku ibere. Urumva ukuntu nabyo bigahita bigenda, ntibigeze bajya ku ibere, bahise bajya ku mata. Kuva n'icyo gihe rero bari bagihari, ariko igihe cyaje kugera babakura mu bitaro barabacyura mu rugo. Ubwo rero nkiri aho ngaho abaganga baragumye baragerageza, ariko ibintu biza kwanga. Buriya umuriro ni mubi, utabonye umuti ngo ugabanuke umuriro urica. Ubwo igihe cyaje kugera rero biba ngombwa ko nkurwa mu mubiri. Igihe cyo gukurwa mu mubiri rero cyarageze. Uwo munsi ari mu gitondo saa 11 za mu gitondo, ngiye kumva numva ijwi rimpamagaye rirambwira ngo uyu munsi urakurwa mu mubiri. Nkibwirwa ngo uyu munsi urakurwa mu mubiri, ntabwo nigeze nibuka ko mfite abana nabyaye, sinigeze nibuka ko mfite umugabo, sinigeze nibuka ibindi bintu, nahise nibuka yuko naboshye ibituta. Hanyuma icyo gihe umugabo umutware wawe yarari hehe? Umutware wanjye nawe yarandwaje.
yego ukibona izo nzozi barayimubwiye icyo gihe mw'icyo gihe cyo gukurwa mu mubiri bwo ntabwo yari ahari yari yatashye mu rugo hari undi muntu twari kumwe yego ubwo ngubwo rero uwo munsi nkimara kubwirwa ngo urakurwa mu mubiri ikintu cya mbere nibutse nahise nibuka ko naboshye ibituta umutima wanjye wese nyemeza yuko nakoze icyaha mu gihe ubundi nabikoze nta rubanza nta cyaha yewe mvuga ngo umutima wanjye nta rubanza uncira ariko uwo mwanya nahise numva ko nakoze icyaha mpita ndira amarira menshi numva ndababaye numva mbese ibintu biranyobeye ariko muri ako kanya umuntu wangezeho bwa mbere ni umutaravayeri umutaravayeri akingeraho rero arasanga nimbo ndarira arambaza ati ese mama byagenze gute ndamubwira nti yewe nsabira Imana imbabazi naboshye ibituta arambwira ati araseka kuko mukuri abantu benshi ntago babizi cyane ko tubana mu matorero atandukanye abantu bamwe babona banabyemererwa nuko arambaza ati se nindi wakubwiye ko wakoze icyaha ndamubwira nti yewe nsabira Imana imbabazi rwose naboshye ibinweri rwose nsabira Imana imbabazi biramutangaza ndamubwira nti basi vuga ati Imana ikubabarire arambwira ati Imana ikubabarire nuko numva ndabohotse nuko ndavuga nti Imana ishimwe ariko bikira aho ngaho umurwasa wanjye abaraje kuko mukuri ntitwabaga turi kumwe kenshi yabaga yagiye gushyushya amazi y'abana yabaga yagiye kubashyuriza amata icyo gihe mu gukurwa mu mubiri abana bo twari tukiri kumwe bari batarabacyura ubwo rero yabaga afite ibintu byinshi ariko arangije akiza ndamubwira nti mbabarira banze nkwaturire ubwo rero ndabanza ndihana ndabanza ndiyeza ndangije ndamubwira nti kandi nshaka ko munambohora ibi bituta agera kumbohora ibituta mu icyo gitondo ariko agitangira kumbohora ibituta nyuma yahamagaye n'undi muntu ariko none abaganga bakaba baraje barantwaye bajyanye kuncisha muri eko bakaba barongeye baraje bantinze kuko uwo munsi narushijeho kuremba cyane ibi bintu bikomeye ku buryo uwo munsi kumbohora ibituta by'umutwe wanjye ari abantu babiri byatwaye yuko bigeza saa 1:30 z'umugoroba nsigaje igituta kimwe mu mutwe aricyo nakuye mu mutwe mfite ibyo bituta n'ayo madayimoni hari ahantu bihurira nta hantu bihuriye kugira ngo tumve neza twumve ko ayo madayimoni hari ahantu ahura no kuba urasutse ibituta oya hanyuma ku kibazo cy'ibituta muri ADPR biremewe ubundi ntabwo byemewe nanjye niyo mpamvu nari natangiye nisegura mukuri muri ADPR ibituta ntibyemewe n'inweri ntizemewe mbese ntibyemewe ibintu by'imisatsi wasokoza natirere yawe cyangwa se ugatega igitambaro ubwo ngubwo rero kugira ngo nanjye njye kuvuga ngo nsutse ibituta suko nari ntuwe mbisuka ahubwo nihesheje amahoro ndavuga nti hamwe na kondisiyo ndimo nkaba mfite indingana gutya nahoraga mvuga ngo ejo nzajya kwiyogoshesha ejo nzajyayo noneho nkavuga nti ntabwo binkundiye nkumva sinzabona uko nsokoza ndi kwa muganga nabyaye ndavuga nti rero nasutse uyu musatsi byazatuma udashwambagurika ngo mbe nsa nabi nuko nihesha amahoro gutyo numva umutima ntunancira urubanza ndabikora ubwo rero reka mbibabwire ubwo namaze kwihana gutyo ndangije igihe cyabaye ngombwa rero ko nkurwa mu mubiri nakuwe mu mubiri ari saa 1:30 z'umugoroba mu gukurwa mu mubiri rero urumva nari nihanye nari natuye ibintu byose ariko bari bansukuye bya bituta nari mfite ariko basigamo kimwe ubwo rero ndangije mu gukurwa mu mubiri kwanjye nagiye kubona mpita mbona ngeze ahantu nageze bwa mbere nkihagera mbona amasanze marayika w'Imana mbona amasanze na shitani nkibahasanga rero marayika w'Imana yahise abaza shitani ngo uyu wese kandi uramurega iki katigeza gukorera shitani aramubwira ngo uyu koko ntago yigeze nkorera ngo ariko yaboshye inweri atungura utoki cya kindi cyasigaye mu mutwe marayika w'Imana aramubwira ngo inweri koko yaraziboshye ariko yarababariwe shitani aramubwira ngo ababarirwa kandi akizifite muri wowe wari wumvaga ukizifite ntabwo wari uzi ko cyasigayemo igituta kimwe ntabwo nari nzi ko kikirimo hamwe n'ahantu nari ngeze ntabwo ibyo ngibyo numvaga nkibyibuka ndangije ikintu nabonye shitani yahise akora mu mutwe wanjye ahita akuramo cya gituta cyasigayemo ahita agikuramo agitwara mu ntoki ze nanjye mpita njyana na marayika w'Imana
ubwo rero ndabyibuka njyewe nagarutse mu mubiri mu gitondo saa 11 za mu gitondo nibwo nagarutse mu mubiri. Ngo ngaruke rero izo saha ngiye kureba nsanga mfite uruhara. Hahandi satani yakoze mu mutwe wanjye akahatwaramo igituta, hasigaye uruhara. Urwo ruhara rero nararugumanye, narinze mva mu bitaro, ubwo nagumye mu bitaro kuva ngezeyo, kuva ngezeyo njya kubyara, kuva nkuwe mu mubiri ngarutse kugera nongera ntaha, namaze mu bitaro amezi 3. Ariko ayo mezi yose namaze mu bitaro no kugera hanze namaze amezi 6 ngifite urwo ruhara. Yego. Ubwo ngubwo rero ndangije maze kugaruka mu mubiri, ubwo naraje nsanga nyine abantu bari baje kuntwara, bari bagiye kuza kuntwara, bari bageze mu nzira baza kuntwara mu bitaro, kuko nge nasanze batigeze banjyana muri morgue. Kubw'Imana yari yakoze ibyayo, abaganga ntibatekereza kunjyana muri morgue, ahubwo banyorosera ku gitanda. Mbese ni Imana yari yabikoze, babwira abantu banjye ngo baze kuntwara mu gitondo. Ubwo rero Imana ibirangaruye ngaruka mu ubwo buryo. Ariko nkiri aho ngaho, icyo gihe nari nagiye, wa marayika w'Imana twavuganaga yarambwiye ngo nta muganga wo mwisi uzakuvura urwo ruguma, ahubwo ujye ufata amazi, aya mazi ya robine, amazi uyafata uyanywe, ayandi uyogeshe mu ruguma rwawe, ati nibyo bizagukiza. Ndangije ubwo ngubwo naraje, ikintu navuga ngo cyabaye nkiza, ubwo nabaga mfite nari mfite sonde ivoma ibintu byo mu nda itoboreye mu rubavu. Iyo sonde nayo yari yazibye, byari ibintu bikomeye cyane. Ariko ikintu cyambere nk'ikimenyetso, navuye aho ngaho kubera ko harandyaga cyane, mpita ntosaga maze nkajya nyikozaho, uko nyikozaho nkumva ndimo ndoroherwa. Ubwo rero kubwira umuntu ngo Imana yambwiye ko uzavurwa n'amazi byari ibintu bikomeye cyane, nta n'uwari bubyumve, habe umurwaza habe muganga, nta wa muntu wari kubyumva. Ariko Imana mu mana bwayo naragendaga nagera muri dushe nkabwira umurwaza nti wibagiwe isabune cyangwa se wibagiwe isume, akagenda ngo agiye kubizana, naho byaba bihari wenda akabara byibagiwe. Noneho nanjye nkahita nshishimura cya gipfuko cyabaga kindiho, cyari kinini cyane, ariko nkahita nkikuraho, nkahita nshyiramo amazi mu ruguma rwanjye, nkahita nkanda nkakuramo imyanda yose kuko rwabaga rwuzuye. Ariko nkahita nkikanda, ako kanya yaza agahita mbona, agahita avuza induru, agahamagara abaganga bakaza bagahita bamfata, bahita nyine bamfata nk'umuntu urwaye mu mutwe, bamfata nk'umusazi. Nuko ariko uwo munsi nashyizemo amazi, muganga yaza kunyoza akavuga ati yo, ati rwa ruguma rwawe rurimo rurakira rwose, rwabaye rwiza. Ubwo rero ndangije mbaho mu ubwo buryo, ariko ari uburyo bugoye kuvurisha amazi urwo ruguma, bitanyoroheye, bitankundira, abaganga batazabinyemerera, umurwaza atazabinkundira, kugeza igihe rero noneho byakomeye, biba ngombwa yuko njyanwe Ndera, mva mu bitaro bya CHK banjyana Ndera. Ariko rwa ruguma ngira ufite, kuko nyine hamwe n'aba dayimoni nababwiye nari natejwe nyine, nuko byari byabaye urundi rugendo rurerure. Nagize n'igihe cyo kurwara toroma, nari narwaye na toroma, kuko mu buhamya wenda ndi kuvuga hari igihe kizagera wenda nkababwira n'ubundi, kuko mfite ubuhamya bwinshi bwari bwaratumye ngira toroma, kuko nari naribitsemo ibintu byinshi cyane. Wenda ibyo ni ibintu byerekeranye n'amateka y'umuntu wenda mu rugo, nabwo bubaho, ariko ubwo buzagira igihe cyabwo. Yego. Ubwo rero ayo mateka nayo yifunguriye aho kwa muganga, ibintu byose mbivugira aho ngaho nyine ngira toroma, murabyumva. Biba ngombwa ko banjyana Ndera nagiyeyo rero. Ariko hagati aho ngaho wenda nababwira ngo kubana na Yesu ni ibanga rikomeye cyane. Kubana na Yesu ni ibintu nabonye bifite igiciro kirenze. Bene data, ubwo nabonaga ndi kwa muganga, nagize uburibwe bukomeye cyane, ntabasha kubabwira ngo mu busobanukirwe. Wenda nababwiye ngo
narozwe abadayimoni, wenda ushobora kuba ubyumva ariko ntusobanukirwe ibyo ari byo. Mu badayimoni narozwe, wenda ngewe nari ntuwe ndi umunyamwuka, ntuwe ndi umunyamasengesho, wenda hari ukuntu nabonaga ibintu abandi bantu batareba. Noneho nahise ninjira mu iyo ka yo kwinjira aho hantu, sinzi ngo ni mu buryo wenda bwo kuba narabaga mu mwuka n'ubundi niho nahise ninjira, ntabwo mbizi, ariko nahise ninjira nkimara kongera kugaruka mu mubiri. Nahise ninjira ahantu ntongeye kumenya ngo ndi kumwe nande, ntongeye kumenya ngo ndi hehe, ninjira ahantu mu yindi se. Aho hantu rero nibwo najyaga kubona nkabona wasisera wanjye yicaye ku mupfumu, umupfumu nawe arahicaye, barimo barakora ibintu, arajegeza ibintu, barangiza bagahita bacibura banyuherereza. Nkahita njya kubona ku kanya, nkahita mbona ibintu binsanze ku gitanda aho narindi. Ubwo najya kubona nkabona igitanda cyanjye, matera nari ndyamyeho, nkabona iteyeho imisimari umugongo wose kugeza ku ijosi, hateye imisimari miremire cyane, umugongo wanjye uryamye muri iyo misimari. Najya kubona nkabona uko igitanda gikoze, nkabona kizamuye mena ahangaha, noneho rero hari n'imisimari iteye mu mpande mu mbavu. Noneho nakumva umugongo wananiwe, nkafata ku gitanda gutya nkazamura umugongo ngo numve ko nakoroherwa. Nazamura umugongo, imisimari iva mu mugongo, noneho nkajya mbona haracunjumukamo amazi mu mugongo wanjye. Ni ibintu nabaga mbona, ariko nta wundi muntu ubasha kubibona. Habe muganga turi kumwe, habe umurwaza, nta wundi muntu wabashaga kubibona, ninjye ubwanjye wabibonaga njyenyine. Noneho nagira gutyo, ya misimari yajombeye mu mbavu nkumva irashishimura, uko nizamuye nkumva irimo irazamuka inshishimura cyane. Noneho nkagira ntya ngo norohereze iyaha ikinjira cyane. Ni uburibwe nagize, ntasobanurira umuntu ngo wagize uburibwe bumeze gute. Narababaye cyane icyo gihe, ariko nabagira ngo mbabwire ngo mu ijuru hari Imana. Ubwo rero mu kugera Indera narahageze, ariko nagira ngo mbabwire ngo dufite Imana. Maze kugera Indera nta wundi muganga, nta wundi murwaza nigeze mbona iruhande rwanjye, ahubwo nabonaga Yesu ari wundwaje. Na CH kandi yo naramubonaga, ariko cyane ngeze Indera noneho ntiyigeze kumva iruhande. Ubwo niwe twahoranaga, niwe abaga bugufi bwanjye. Aho ngaho ho nabwira ababyeyi cyane, abagore, nkababwira ngo mwabagore mwe nimwihangane, nubwo mutakundwa mu iyi si, nubwo umugabo atagukunda, nubwo ataguha keya wumva ushaka, dufite Yesu. Yesu atanga keya, Yesu aradukunda. Njyewe nabonye urukundo atanga rurenze urw'umugabo aho umugore we, kuko ndi Indera Yesu yampaye keya, mbese nanjye numva ndishimye, Imana ishimwe. Ubwo ngubwo rero ndangije ndwarira mu bitaro by'Indera, ariko ntabwo nigeze menya ngo ni Indera nagiye. Gusa icyo namenye cyo nkinjira Indera, naratambukaga nkabona amapusi niyo ari kunyuranamo yiruka nkasohoka. Buriya ahantu hari umwuka wera, dayimoni arahunga. Hari igihe amapusi rero agaragara mu ishusho ya dayimoni, nuko kuntu nazibonaga zirimo zisohoka zigenda. Ubwo rero narwariye mu bitaro by'Indera, namazeyo ibyumweru 2. Ubwo ibyumweru 2 bishize, kubera ko ni Yesu wari undwaje, niwe nabonaga turi kumwe, umva mbese gahunda zose nabonagayo niwe nabonaga. Igihe cyaje kugera nkajya mpaguruka nkajya kureba televiziyo. Gusa ikintu Indera nabonaga bankoreye ni ukumpa imiti nsinziriza, kuko nagize igihe kinini cyo kubaho ndeba kubw'ibyo bintu nyine nabagaho ndeba mvuga, ariko barangije bakajya bampa ibinini byo kunsinziriza. Naba ndeba rero, hari igihe najyaga nko kureba televiziyo, naba ngeze imbere ya televiziyo, yewe nihashake haba harimo indirimbo, nkabona ni njye na Yesu turi kuyibyinana. Nihashake haba harimo umunyamakuru ari kuvuga amakuru, nkabona ni Yesu arimo ambwira, nkajya mbona arimo aranganiriza, ari Yesu nirebera. Nuko kuntu nabibonaga rero, baba banzaniye ibyo kurya, nkabona Yesu niwe uteruye isahane arimo arangaburira. Nuko kuntu nabibonaga, niwe wari undwaje. Ubwo rero Yesu wanjye twibaniraga, twitanaga basheri, yanyitaga sheri nanjye nkamwita sheri, twarakundanaga pe. Buriya rero niyo mpamvu mbabwira ngo
umva nubwo mvuga ngo n'ababyeyi n'abagore ariko n'abagabo nawe harimo abagabo bakowe batajya bahabwa urukundo ariko Yesu ararutanga namwe azabatetesha kuko twebwe twese turi umugeni wa Kristo nta mugabo uzaboneka mu ijuru ahubwo twese tuzaturi abageni ntumbaze rero ngo umugeni azaba ari umugore cyangwa azaba ari umugabo icyo nzi cyo nuko tuzaba turi abageni kandi Kristo ari umukwe Imana ishimwe ubwo rero twese mbese twese aradukunda kandi twese dukunda kimwe ubwo rero igihe cyaje kugera ubwo nihuse ubwo nageze Indera mba mbonye ubwisanzure bwo kuvura rwa ruguma rwanjye noneho mbasha kujya muri dushe njyenyine nkagenda nkashyiramo amazi nkarukanda nkashyiramo intoki zanjye nkarwoza neza rwa ruguma runini cyane nkarwoza neza nkarukanda ibintu byose bigashiramo mbese uko ndwoza na y'amazi Imana yambwiye rugenda rwegerana rugenda rwibumba kugeza nagiye kugera ku byumweru 2 rwaramaze gukira neza ubwo ngubwo rero maze gukira ku munsi ku munsi nagombaga gutahiraho nibwo nagiye kumva ari mu gitondo Yesu twahoranaga twabanye igihe kinini numva arambwiye ati rero noneho igihe kirageze kugira ngo utahe kandi Yesu icyo gihe tukibana yari yaranyeretse inzu anyereka inzu tuzabanamo inaha mu Rwanda kuko twabanaga nk'abafiyanse bitegura gukorana ubukwe noneho rero anyereka inzu tuzabanamo inaha mu Rwanda arangije anyereka niyo tuzabanamo muri Amerika iyo nzu yo tuzabanamo muri Amerika yarayinyeretse ndayibona ubwo rero bene data naje gusobanukirwa inyuma wenda wakibaza ati se yagusezeranya ko muzajyana muri Amerika mu buhe buryo buriya rero muri Amerika wenda iyo turi naha mu Rwanda umuntu wenda bafite kuvuga ati icyazangeza muri Amerika cyazangeza i Burayi wumva ufite amashyushyu yo kugera mu ibyo bihugu byo hanze uko tubigira amatsiko rero natwe Imana hari ubuzima Imana igitwerekamo ikatwereka iby'ubu buzima turimo mu isi ikaba ari cyo gishushanyo iduha nubwo tuzajya mu ijuru ntihite kwereka ijuru neza ko ari ryo uzageramo ikakwereka igishushanyo kuko najyaga numva yuko nzajya mu ijuru kujya mu ijuru n'urundi rugendo ariko yanyerekaga ko tuzajyana muri Amerika nkajya numva n'indege yaje ku muryango kuntwara ngo tujyane muri Amerika ariko mukuri muri Amerika Imana yambwiraga Yesu yambwiraga ni mu ijuru twari kuba tujyanye nubwo tubizi ko Amerika iri mu isi ariko n'ikigereranyo yampaga yuko ari mu ijuru azaba njyanye kuko ndabyibuka ubwo yambwiraga ngo uyu munsi rero ngo urataha usubire ku Gisozi nahise mubwira nti reka ntabwo nshobora gusubirayo rwose nkurikije ibyo nahasize ubwo urabyumva hari ibintu nari nahasize numvaga ntashaka kubisubiramo yewe hari imiruho numvaga nahaze numva ntashaka kuyisubiramo nkurikije noneho ko yansezeranyije ko tugiye kubana kandi natekereza ko ari fiance wanjye tugiye gukorana ubukwe nkahita mbona arambenze nkahita mbona aranyanze ndavuga ntiwo ibyo bintu ntibishoboka arabanza aramfata aramendahenda aranyigisha ati rwose ugomba gusubirayo ugasanga umugabo n'abana nagira ngo mbabwize ukuri ko kuva kuri iriya minsi 10 nari maze mu bitaro nkubwa mu mubiri nongera ngaruka ntago nigeze menya ko nabyaye sinigeze nongera kumenya ko mfite abana sinigeze nongera kumenya ko mfite umugabo sinigeze menya ko mfite famille gusa icyo nabonaga nuko nari nzi ko mfite fiance tugiye gukorana ubukwe ubwo rero mukumbwira ngo nsubire ku Gisozi nahise nibuka Gisozi mpita nibuka ahantu navuye ndavuga nti reka sinshobora gusubirayo ndangije rero mpita mvuga amagambo akomeye ndamubwira nti mva rero Yesu twumvikane noneho ntubungubu nahise njya mu mubiri cyane nkora ibintu bikomeye cyane ndamubwira nti mva rero Yesu twumvikane niba utanshaka mu ijuru ryawe ntunyohereze n'ikuzimu urabizi sinigeze mpakorera ntariko ndakugira inama y'icyo ngera numvaga ntashaka kuza mu isi numva nshatse kumugira inama y'ukuntu yangenza ndatekereza ndavuga nti rero noneho umpindure nk'urunyo numara kumpindura urunyo narwo urushiririze ruhinduka ikara numara kuruhindura ikara urushugunye mu butayu nta hantu rutazumva imvura ngo rwumve izuba nkibivuga gutyo Yesu twavuganaga ako kanya yahise aza imbere yanjye ku musaraba aza yongeye kubambwa
ari kuva amaraso mu biganza, mu birenge no mu ruhanga. Ako kanya mpita ndira amarira menshi, nikubita hasi imbere ye ndarira, ndavuga nti mwami wanjye mbabarira, ntabwo nzongera. Ako kanya nuko kuntu yahise amva imbere ahita agenda. Bene data rero, bantu bose mwese munteze amatwi, bantu b'Imana muri kundeba, mumenye ko iyo umaze gukora icyaha uba wongeye kwibambira umwami wawe. Iyo ukoze icyaha burya uba umushubije ku musaraba, kuko njye narabyiboneye, mbona nkoze icyaha aho hantu, ndangije mbona ahise aza ku musaraba ava amaraso bushyashya. Ubwo rero nawe umenye ngo iyo ukoze icyaha uba wongeye kumubamba, kandi umwami wacu atugirire neza. Yego, reka rero ndumva ubuhamya bwanjye naba mbushoje, ariko hari ibibazo byinshi ngira ngo nkubaze. uraduhuriza bya bintu uko byakize, ndabyita niba ari ya madayimoni yaje gukira te, uruguma rwaje gukira gute, wavuye kwa muganga gute, uko byagenze? rero nababwiye uruguma rwanjye rwakiriye hariya Indera. Ndi Indera nibwo nabonye ubwisanzure bwo gukoresha amazi muri rwa ruguma. Nagiye Indera ngifite uruguma rumeze kwa kundi, noneho nkajya ndwoge, nkajya nijyana muri dushe nkarwogesha amazi, narangiza mbese nkarwogesha amazi uko mbyumva neza, nkagenda ndukanda neza, imyanda yose igashiramo, uruguma rugenda rwibumba, rurakira. Hari ikibazo nifuje ko tuganiraho iyo mbasha kugisobanukirwa cyangwa se n'udukurikira babasha gusobanukirwa. Watubwiye uburyo wafashwe na bita nka trouble mentale cyangwa se ihamuka ryo mu mutwe, uva kwa muganga CHK werekeza mu barwayi bo mu mutwe. Noneho tunyuriremo ukuntu wavuye CHK ukagera kwa muganga Indera, ese bwa burwayi bagiye kuvura bwo mu mutwe baba kuvuye gute? Icyo ni kimwe. Waje kuva gute? Wasezerewe no kwa muganga CHK cyangwa Indera? Urumva niba bajyana umuntu wawe arwaye mu mutwe, ukaba wabonye ari amazi Imana yakubwiye ko ari azakuvura ukayakoresha, ariko nk'umurwayi wo mu mutwe niki cyemeje abaganga ko ari amazi kuko ari ukuri agomba kuvura, kandi mu by'ukuri niyo yakuvura? Yego, murakoze. Mukuri hamwe no gukoresha amazi nkiri kwa muganga CHK, urumva byari bikomeye cyane kugira ngo umurwayi afate amazi yashyire mu ruguma, ubundi ntibibaho. Kuba naragendaga rero nkiyiba, nabikoraga niyibye kugira ngo nshyire amazi mu ruguma. Ubwo rero iyo nabaga nyashyizemo bahitaga baza bakamfata, nkamara nk'iminsi 3 ntongeye kuyashyiramo, uruguma rwanjye rukongera rukaba rubisi, ariko naba nayashyizemo rugatangira kuba rwiza. Wabashaka kubasona se bakabyumva? Ntawe ari kunyumva. Niko akora umuganga biragoye ko yajya kumva yuko mu mutwe, kandi ntabwo twizera ko umuganga wajya kumubwira ngo Imana yakubwiye ntabwo ibyo bintu yari kubyumva. Ubwo rero ukuntu byaje kugenda, abaganga baje kunkurikirana hamwe n'uko kuntu nshyira amazi mu ruguma, babona ko nasaze. Hamwe n'ukuntu nabazwe izo nshuro zose, baravuga ngo bashobora kuba barankomerekeje umutsi ujya mu bwonko. Nicyo kintu cyatumye banjyana Indera ngo bajye gusuzuma ko bashobora kuba barankomerekeje uwo mutsi. Ubwo rero maze kugera Indera nyine baransuzumye, ariko naje gusanga yuko basanze nta burwayi bw'ubusazi mfite, ahubwo baje gusanga nari mfite ikibazo cya trauma. Nyine nuko abaganga babibona, nubwo ni koko babonye ko ari ikibazo cya trauma muri wowe wiyumva gute? Wowe njye nyir'ubwite ukuntu niyumvaga, wenda natangiye nkubwira ngo nabonaga ibintu abandi bantu batabona. N'uwo Yesu twabanaga nta wundi muntu wamubonaga, n'uwo Yesu wari undwaje nta wundi muntu wamubonaga, ni njye nyine wamubonaga. Ubwo rero kuvuga ngo ndajya kugusobanurira ngo njyewe niyumvaga nte, ntabwo nabigusobanurira, kuko nta n'umusazi umenya ko yasaze. Yego, gusa mu kujya kunsezerera nibwo muganga yabimbwiye, arambwira ngo nta burwayi twagusanganye,
aho ni Indera Indera. Yego. Mu kujya kunsezerera Indera, muganga yarambwiye, dogiteri waje kunsezerera, ariko wenda reka mbaze mubwire ukuntu nakize. Ukuntu nakize rero ndaha Indera, ubwo nakomeje gukoresha ya mazi, uruguma rurakira. Ariko rumaze gukira, njye mu mutwe urumva nari nkibona ibyo abandi batabona. Umunsi nagaruye ubwenge ni umunsi Yesu yambwiye ngo uyu munsi urataha. Akimara kubimbwira, maze kumubwira bya bindi byose, ngo simbishaka, maze kubyanga, maze no kongera kubyemera, nibwo nagiye kubona mbona ndakangutse. Mpita mbona ahantu ndi, mbona abantu turi kumwe, ndangije mbona ndi Indera kuko mbona abasazi. Noneho mpita mbona nabaga mu cyumba, nabari ndi muri shambure, mpita nyitunganya, nsasa igitanda cyanjye ndahatunganya, ndategura neza, hari intebe ndayitegura. Ndangije nsanga abaganga ahantu bari, ndagenda ndakomanga. Baje barebye babona ni njyewe, baratangara, baturashaka iki? Ndashaka umuganga uza tuganire. Bahita bihuta cyane, baravugana ngo harya umuganga ushinzwe uyu mubyeyi ni uwuhe? Bahita banyohereza umusore, araza, umuganga w'umusore araza, turicara, ikintu namubwiye aramuhaye ubuhamya. Muha ubuhamya bwanjye kuva mvutse kugeza uwo munsi, kugeza njya kwa muganga, kugeza uwo munsi twari turi kumwe Indera. Yabyakiraga ate muri we? Yaricaye antega amatwi, wenda aho kumbaza akambaza nkamusubiza. Nuko arangije rero, maze kuburangiza neza, ahita ambwira ngo wakize, ugomba gutaha. Ubwo ngubwo niho bahise bahamagara abantu banjye ngo baze kuntwara. Muri ubwo buguma wari ufite, hari imiti wategetswe na muganga, cyangwa ariyo bakwandikiye, cyangwa ariyo banaguhaye ngo ukoreshe? Nta muti n'umwe bigeze bampa. None ubwo kwa muganga bumvaga kizakira gutyo? Imiti bakoresheje kwa muganga niyo bakoresheje nkiri sehashika. Naravuye sehashika ndi Indera, nta muti wongeye kungeraho. Hanyuma abaganga bakubwiye ko uruguma ni warwivurije ku giti cyawe, ariko ari Imana yabikubwiye. Yego. Abaganga n'iki bakoze? Bari bakoze bakubwira ngo uruguma rugomba gukira. Ni iki kintu urarwaye cyo kugira ngo gikire? Gusa ndi Indera hari umuganga wankurikiranaga, ukurikirana urwo ruguma. Yego. Ariko mukuri niba yaraje simubone ntago mbizi, nibuka ko namubonye rimwe gusa, aze apfukuye arebye umva, aratangara cyane kuko yaje kureba asanga uruguma rumaze gukira. Ubundi niba yarigeze aza kundeba rukiriho ntabyo nzi, njye namubonye ndeba rumaze gukira. Cyokoze cyo bimunanira kubyakira. Mbona bimunaniye kubyakira aho ngaho twari turi. Naho ubundi ntago nigeze mbona azanzaniye imiti, ntago nigeze mbona aza, ntago mbizi kereka niba yaraje wenda nkuko kuntu ntarebaga abantu simubone, ariko ntago nigeze mubona aza kumvura. Namubonye aza kundeba rimwe asanga rwarakize rumaze kwifunga hose. Yego. Nabwo kubyakira biramunanira. Hanyuma tugarukeho inyuma. Urumva abaganga barakuvuye bakuba hafi, ariko babaho kubyaza abana birimo impanga. Yego. Ariko habayeho nabyita wenda niba ari ukwibagirwa cyangwa se ari uburangare bw'umuganga kuba ibyuma byarasigaye mu nda yawe. Hakurikiyeho iki kuba umuganga yarasizemo ibyuma? Mwabyumvikanye muti kugira ngo icyo kintu ubashe kucyumvisha ko yasizemo ibyo byuma? Ibyo bintu byabayeho, gusa barankurikiranye bakajya baza kumbaza ninde wakubyaje, bakajya baza kubimbaza cyane, ariko nza kumenya neza ko uwo muganga wankurikiranye bashobora kumuhana, niwe wari wankurikiranye kuva ntwite inda yanjye ifite amezi 6, niwe wari wankurikiranye kugeza mbyara ambaga. Uwo muganga nta kintu twapfaga. Noneho nza kwibuka ko n'Imana yari yabimbwiyeho. Ndangije ndavuga nti uyu muganga ntacyo mpfa nawe, ansigamo ibi byuma nta ruhare yabigizemo, nago ndi bumutange. None se ntabwo wowe barabikubashije ko wagusizemo ibyo byuma? Yego, baramumbazaga. Basubiza? Nababwiraga ko ntamuzi. Ni ukuvuga ngo ntabwo bazi umuntu wakubyaje? Baba niba baranamumenye bankurikiranaga bagira ngo murege mutange njyewe. Ariko nanze kumutanga. Ni iki cyemeza yuko umuganga atabisizemo abishaka ku mutima wakumva uramubabariye?
biragoye kumvisha ko kureba umuntu ngo umenye ikintu kimurimo biragoye ntimwari muziranye icyo ni cyambere muganga ariko se ko tigeze ushyira amaso kure ngo wumve ko hari impamvu dore impamvu yatumye ntemeza ko ari we wabigizemo uruhare kandi naho yabigiramo uruhare simbitindeho. Ubundi umuntu narwanaga nawe mbere yose nkibimenya umuntu tuba duhanganye n'umwe ni shitani, naho uyu muganga yabikora byitumye nawe ntiyaba ari we ahubwo ni shitani waba wamushutse kuko we nta kintu twaba dupfa. Icyambere ntiyaranze nubwo yankurikiranye ntwite yarankunze, yankurikiranaga mbona nkunze cyane. Nyuma se mwigeze mwongera kuvugana ngo ukurikirane akabaza ngo mama warakize neza? Hanyuma inkuru kuba ibyuma byaragusigaye yarabimenye? Nta byose yarabimenye kuko niwe wambaza kandi niwe wongeye niwe yego. Dusoza ubwo igihe cyaje kugera rero biba ngombwa ko bansezerera nyine icyo gihe Indera ndataha. Naratashye nsubira mu rugo bisanzwe ariko natangiye mbabwira Sisera. Imana yari yambwiye ko ngiye guhangana na Sisera kandi muri iyo ntambara ya Debora na Sisera, Sisera niwe waguye mu rugamba kandi n'ubundi umugore aba ari utahana intsinzi. Debora niwe atahanye intsinzi, Sisera rero n'ubundi yaguye mu rugamba. Yego, Sisera yaguye mu rugamba, Debora ndatabaruka ntaha amahoro. Imana ishimwe. Ubwo rero ngeze mu rugo wenda nababwiye ko nabyaye impanga, babana banjye narabasanze kuko bari barabacyuye ariko hashizemo ukwezi kumwe kuko hashize amezi 4 bavutse niho umwana umwe yakuye mu mubiri. Umwana umwe yaratashye. Ubwo nyine n'Imana yamukunze iramutwara. Bari bagize amezi 4. Amatsiko y'urubyaro arabyaye n'abahungu n'abakobwa? Nari nabyaye umuhungu n'umukobwa. Hatashye umuhungu hasigara umukobwa. Yego. Ubone muherereza ufite? Niwe agize imyaka 9. Mana data usumba byose uri mu ijuru. Data Kristo, uri umwami turagushimiye. Uri umukozi w'umuhanga, ndagushimiye cyane kuko uri Imana ijya ibasha gukiza umuntu mu gihe abana b'abantu bananirwa ariko wowe ntujya unanirwa. Mu gihe abana b'abantu bananirwa gukora ariko wowe urashoboye kuko wadukijije urupfu rukomeye rutyo. Ngewe Mamakazungu wankijije urupfu rukomeye gutya, hari n'abandi wakijije Mana data, ariko kandi ukomeje kudukiza niko utubwiye kandi uzakomeza udukize. Icyubahiro n'ikibi cyawe mukunzi, turagushimiye Kristo mwiza. Kandi Mana yuko ubwiye abantu bose ngo nibashyitse umutima yabo mu nda kandi ibintu byose bari bakennye kuko ari wowe uje kubabera igisubizo, kuko watubwiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Hareze kutayibuye sano dotayini mohora. Ndagushimiye Kristo mwiza kubanye natwe kandi ukatugirira neza. Nufashe umuntu wese ubashije kureba ubu buhamya kandi akumvira ijambo, numufashe kandi umwagure, umugirire neza, umuha amahoro y'umutima, umwereke yuko uri Imana ibasha gukiza mu gihe abana b'abantu byabananira ariko wowe uri umukiza. Imana ishimwe, wowe ubasha gukirisha amazi kandi amazi atajya akorana n'uruguma ariko wowe ukabikora kuko uri Imana ishobora byose. Ndagushimiye rero, subiza imitima mu nda y'abantu bose bari bahegaritse. Mana subiza ibyiringiro abantu bari babibuze. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Ndagushimiye rero kuri Imana ibanye natwe, urakoze umugisha aba bantu mwami. Mwami Yesu nukuri iyicano uyihumugisha kandi uye kwaguka. Ibyahishuwe yihumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu bahe kwaguka kandi ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo kuko uri Imana ibibashije kandi uri Imana ibikoze. Ndagushimiye ko umvise gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje. Amen.